tubifurize isabato nziza, umunsi w'umunezero ku bayizihiza, ariko kandi tubifurize igitondo cyiza. Uyu munsi turi ku tariki 9 z'ukwezi kwa munane 2025, aho tugiye kugaruka kuri byinshi mw'abantu mwe biri kuvugwa ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugaruka ku makuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano. Murabizi ko ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwaho, hamaze minsi intambara itoroshye kugeza amagingo ya mu by'ukuri navuga ko ihuza AFC M23 n'ihuriro rinini cyane rya leta rirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane, dore ko nubwo hariho icyitwa ibiganiro biri kubera i Doha, ariko kandi n'ibiganiro bikaba bikomeje kugenda bigaragaza yuko bikomeje kwanga. Imirwano hirya no hino harimo harabera, harumvikana urusaku rw'amasasu, imirwano irakomeje muri axe hafi ya zose, ariko kandi ntabwo twakwibagirwa kubabwira ko uduce twinshi dukomeje kugenda twigarurirwa na M23, dore ko bo bavuze ko bagomba kujya birwanaho igihe cyose bagabweho igitero. Ibi byose rero nibyo tugiye kubazungurutsa, turi abambere mu babagezaho amakuru yo ku mirongo y'imbere ku rugamba, cyane cyane ko twebwe tuba tuhaherereye, ndetse na drone zacu twebwe tuzibara mu za mbere. Imirwano yakomeje muri teritware ya Warikare iraharamukiye, turabigarukaho tubabwire uko imirwano iramukiye muri teritware ya Warikare. Turaza kuba tugaruka ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi byakozwe na Wazalendo, nk'uko amasoko y'amakuru yacu abitubwira ku ivuriro ryo muri Bwito. Turaza kuba nabyo tubigarukaho, hanyuma turaza gusimbukira muri Kivu y'Amajyepfo turebe hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda muri axe nyinshi zigiye zitandukanye. Ibyo byose turaje tubive imuzi n'imuzingo. Teritware ya Masisi naho imirwano yakomeje, ntabwo byoroshe. Ndumva ko mu by'ukuri ari amwe mu makuru tugiye kugenda atubagezaho. Turagusuhuje wowe udukurikiye uherereye muri aka karere, ushobora udukurikiye uri mu Rwanda, turagusuhuje muri Kongo, turagusuhuje wowe uherereye ibwota Masimbi, nawe turagusuhuje. Nizere ko wakoze subscribe, ariko nyabona utarakoze subscribe nicyo gihe cyo kuyikora, ndetse wowe wayikoze gukora share, like ndetse na comment ni iby'ingenzi cyane, hanyuma tukakugezaho amakuru neza cyane, wowe mu by'ukuri uba utarigeze wumva ku yindi mirongo. Muri aya makuru rero, nk'uko maze kubabwira, ntabwo mba ndi njyenyine, kenshi na kenshi mba ndi hamwe na mugenzi wanjye ni Clever Bemba, ari ku murongo tayari wa telefone. Twifuje kugira ngo tubagezeho uko situation zimeze. Bwana Clever Bemba, waramutse? Naramutse neza macacani. Yes, nizere ko mumeze neza aho uherereye, nawe akavura kabagezeho. Imvura yaguye, manza yaguye ku isi yose ahari. Nari nzi ko mu kwa munani nta mvura iba, ariko nabonye ko ibihe byamaze guhinduka. Ubu ngubu rwose imvura yatugezeho ntari. Okay, imvura baravuga ngo aba ari umugisha. Reka mu by'ukuri nawe twifurize uwo mugisha, ndetse nawe udukurikiye. Rero nta kindi kituzinduye twebwe, tutagiye hirya no hino. Abakunzi bacu barabizi, twebwe nta kuryongora, ni ugukubita tubangura amakuru ari kuvugwa hirya y'imirwano, niyo tuba tugiye kugarukaho, ariko byaba ngombwa tukabagezaho n'amakuru ya politike. Ariko noneho kuva muri iyi minsi icyitwa imirwano cyo kirakomeje muri axe hafi ya zose. Nk'ubu ngubu ahangaha muri teritware ya Masisi haravugwa imirwano, ndetse yabaye ku munsi w'ejo, twagiye tubikomozaho abakunzi bacu, ariko kubera ko byari bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo niho twagiye twibanda, ariko no muri Masisi naho imirwano yakomeje. Bwana Bemba, muri Masisi naho imirwano yakomeje mu bice bigiye bitandukanye. Twavuga nko muri secteur Oso Banyungu, tukavuga muri secteur Kibabi. Ni ukuvuga ngo ni ahantu hari kuvugwa imirwano, harimo imirwano, ndetse indi iri muri secteur Oso Banyungu iri gucengera ikingira hariya muri Warikare n'ubundi, kuko secteur Oso Banyungu urabizi muri iriya groupe ya Banyungu ubundi ihanye umupaka na Warikare, ndetse ukaza ugafata hariya muri
muri Famandu na za Nyamaboko. Ya Nyamaboko nayo ikoze muri Warikare. Ikoze kuri Warikare sura Nyamaboko ya mbere. Naho hari mwindi mirwano kuva ko muri Masisi navuga ko ubuce bugiye butandukanye n'ubundi burimo imirwano. Ibindi bivugwa hariya muri Masisi urana Macacari yari yakira gice cya za Karembe. Ibo Wazalendo n'ubundi baje kwiba kwa amabotike. Amabotike baje barayamenagura rwose ara muri centre ya Karembe. Bari bamarigire intare za Sarambwe zirabakurikira zirasamo babiri. Kumva ko hariya muri Masisi n'ubundi harimo amakuru agiye atandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Yes, birumvikana muri territoire ya Masisi imirwano yo iba igenda iba kuko Masisi ni nini, ndetse twavuga ko nubwo 23 ku kigereranyo kinini yamaze kuyigarurira, ariko hari ibice kugeza amagingo bitarigarurirwa cyangwa se bitarafatwa na 23. Impamvu tuba tuvuga gufatwa na 23 nuko icyo dusanzwe tubona access ziba zigenzurwa na 23. Icyo tumaze kubonaho nyuma yo gutembera muri access nyinshi, tubona ko ibice ikontorora ari byo biba bisa nkaho birimo umutekano kurusha ahandi hose mu gihugu. Tubivuze turyo ntabwo twaba twibeshye bwana Bemba, ariko noneho amakuru ahari nuko Wazalendo nabo batangiye kujya biga systeme yo kubuza umutekano muri axe zigiye zitandukanye za territoire ya Masisi, kugira ngo nubundi ni kwa kundi bamwe bavuga bati niba nta mahoro nta mutekano dufite n'abandi nabo bawubure cyangwa se nabo umutekano muke ubagereho. Ukabona ko rero cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kumva ko access zikontororwa na 23 nazo zaba zibuzemwe umutekano. Nkanga muri secteur ya Osobanyungu uko wari ubigarutseho, nabonye agace ko bita ngo ni Kibanda, ngo muri secteur ya Osobanyungu. Amakuru akaba avuga ko mu gace ka Kibanda ngo Wazalendo ngo bahahuriye na ubwo ni Wazalendo, ubwo tuvuze abari hariya ni Wazalendo, ni FRDC, ni FDLR n'abandi bagiye batandukanye. ngo Kibanda ngo bahahuriye, ngo bari muri patrouille baza kuhahurira n'abaye mu 23 ngo bararasana. Niko imboni yanjye yambwiye ni muri secteur ya Osobanyungu ahangaha. Ngusa nkaho ngo winjira muri territoire ya Warikare. Ibi bintu aya masaha twavuga ko byitwaye bite? Ubundi ari muri Kibanda burya ni abasirikare ba 23 ndetse byabaye ku manywa mu frere, kuko byabaye umunsi w'ejo kuva mu 14 23 igiye gucungira uburinzi. Wazalendo nabo baragenda doka hari ikintu cyo bita ngo ni OP cyangwa PO, baragenda bagiye kwacungira umutekano, baza guhura mu nzira bahurana za Wazalendo rero bari hariya ni Mayimayi zivanze na za Nyatura, rurakakirana rurahundagurana n'ubundi. Nukuvuga ngo muri iki gitondo hariya muri Kibanda n'ubundi ka gace ko 23 yakwiragamo OP cyangwa PO, ako gace niyo ikarimo, ahubwo ku makuru nuko hari abarwanyi 6 bavuye muri za Mayimayi baza kwiripotinga hariya kuri PO OP ya Kibanda. Baza kwiripotinga muri 23. Uri kumva yuko navuga ko hari 23 isa naho yamaze gutwara atwaye intsinzi, kuko yabakuye aho ngaho, ubundi n'abandi nabo baritura bahita bitura. Ni muri iki gitondo utagira ngo ni ibintu byabaye umunsi w'ejo, ni muri iki gitondo n'ubundi, kuko n'ubundi ku makuru ari kuva hariya abo basirikare 6 bamaze kwita muri 23 banacyari hariya Kibanda, ntabwo bari babajyana aho baguma. Bashobora kubavanane bakabajyana Masisi centre, bashobora kubavana Masisi centre bakabajyana Igoma, kuko nabo uribuka urya munsi abazanye na Colonel Gifaru. Yego ndabyibuka. Bavuye iriya za Gatoyi bahise bafatira amamoto barabazana rwose n'imbunda zabo, banazihekeye nawe bayifashije kabisa. Bariya abakoloneli babo amescoti yabo rwose yari amescotinga n'imbunda zabo. Nuko ngabo n'ubundi ariya Kibanda baragiwe, ariko rero kwiripotingira ariya Kibanda kuko ubona ko ari ku mirongo y'urugamba, ntabwo bavuga ko imbunda baracyazifite. Oya ntabwo bayimurekera kubera ko ari kuri front line.
ni uguhita ni ugukora ibishoboka ibyo ari byo byose bakaba bayimwambuye wenda bakaza kuyimuha bageze ahantu hagaragara ko hari umutekano. Yego ikindi kivugwa ni uko hari diferensi ebyiri za ziriya za Kibanda n'ubundi muri 2023 yashenye ku cyumweru. Urumva ko 2023 bwa buce nk'uko wari ubuvuze bwo muri Masisi ubwinshi bukomeje gufatwa. Yes, urakoze cyane. Ubwo situation muri Masisi nakumva ko ari uko nguko gusa muri Masisi ndumva wenda reka tuharangirize rimwe hose tuhavire rimwe kuko wenda nabivuze muri kiriya gice cya za Karembe ndetse tunavuga kiriya gice n'ubundi cyo muri tuvuze cyo muri Nyamaboko Premier. Nuko muri Nyamaboko Premier aho ubuce buri kuberamo imirwano n'ubundi hariya ni muri secteur Katoyi. Haracyarimo imirwano abamayimayi cyangwa za Nyatura zo kwa Matata nabo kwa Birikoriko niho bari kurwanya 2023 mu gice kiri udonke ugiye kugera ahantu bita uvuye za Kinigi za Cyugi ukomeza uri kwerekera aho bita za Ngukwe. Muri groupe ya Mupfunyi Kibabi. Ni Muvunyi Kibabi. Aya ni muri groupe ya Muvunyi Kibabi cyangwa ni muri Nyamaboko ya mbere? Ndakeka bishobora kuba bifite aho bihuriye hari ibyo ari byo byose. Bifite aho bihuriye aho ngaho ariko ndumva mugani ko ari hafi ya za Muvunyi Kibabi. Ariko kuko ari za nani za Kinigi iri muri Muvunyi Kibabi. Ariko uri kwerekera muri za Ngukwe. Zindi kwiri muri Muvunyi Kibabi. Ubwo watambutse wageze mu yindi. Yego. Aya naho harimo imirwano n'ubundi ndetse no muri iki gitondo arumvikana urusaku rw'imbunda. Hariya rero Karembe mu frere. Karembe ari wazalengo n'ubundi wo kwa Jean Marie Bonane batumwe kuza kubomora amabotike bagatwara amasabuni n'imyungu. Ubwo twabona ko nabo batamerewe neza muri axe babamo bakaba bashatse kugira ngo barebe niba bashobora kubaho. Kuko urabona umunyu wakenerwa cyane, agasabuni karakenerwa cyane, utuvuta two kurya turakenerwa cyane, kandi 2023 yarabafunze. Urageraho muri ayo mashyamba yaho Jean Marie yatumye ngo baze kubomora amabotike ari ya Karembe. Ibyo barabomora ariko gusubiraho baza guhura n'umuriro ndetse abarwanyi babiri barahagwa. Barabaturira rwose barababeta. Iyo ni amakuru wenda ni umuntu uri hariya twaturi kuvugana muri iki gitondo ari kumbwira ku ijoro baraye marge yambwiye ngo ninkoreshe ijwi rye yabimbujije n'umumama wanjye uri hariya yabimbujije. Ariko ikigaragara nuko bariya bo kwa Jean Marie hariya aho bari imbere irabica bari binka bakazibaga bakazirya zitagira umuntu. Birumvikana barazungurutswe hose ubundi bari mu mashyamba amasantere bakabaye bajyamo. Birumvikana ni za Kirumbu ni za Mpati niho yihanganye ni za Hese wenda izo za Muheto muri ubwo buryo, ariko kugeza amagingo ya ngaya nta santere nimwe bashobora kugeramo uretse kujya kwiyahura. Ni nko kwiyahura niko twabyita. Ni nko kwiyahura rwose nimwe bari gukora ibintu bimeze nko kwiyahura aho kwita ntacyo bafite na buzima. Hari ikintu kiriho n'amasasu araza kubashirana nta buzima. Birumvikana inzira bashobora kuba bafite nabyo ibabera ndende cyane niyo kwerekera Ipinga akaba ariho bajya kugira icyo bahavana, ariko Pinga uburyo iri militarize, Pinga uburyo nayo isa nkaho yamaze kubyigwa cyane, biragoye cyane. Hanyuma wenda imboni yacu wahoze ubona ko itubwira ko ngo hari abo kwa Dominique bakomeje kwiripotinga muri axe ya za Karembe, yaje kubitubwirira hari yakubo tubana ku rubuga atubwira ati hari abo aturutse ku kiraro epfo yageze Karembe asanga biripotinze, ati hari n'abandi ati bakomeje kugenda ngo bari bwiripotinge ngo imbaraga zikomeje kugenda ngo zibashirana. We niko yabitubwiye nk'umuntu ndetse uba uri muri ayo mazone ubu nabikurikiye. Tunamusuhuza bamwita ni Fiston niko bamwita Nzamuye, tubana ahangaha ndetse nawe numwe mu baba bashakishiriza umutekano muri ziriya axe. Twihuse cyane sinzi hano niba twahita tuhava tukahita tusimbukira ahandi muri Warikare.
dushimukire muri Warikare ariko reka mama nanjye mbona ari umwanya mwita nsuza umusaza witwa Jacques Rwamuhungu ni umusaza ukomoka i Gahira. uyu uriya musaza turabana cyane umunota ku wundi nanjye ndamusuje kabisa. Jacques Rwamuhungu muraho dusuhurize afite mushiki uri muri Amerika. nawe namudusuhuriza uwo mushiki we yakundaga kuba ati ngo pe yakundaga kuzuza cyane ndi kuri Yanda TV. nawe ndamusuhuje cyane bamwita Nasengayire. reka musuhuze nawe ariko Jacques Rwamuhungu turakuzirikana cyane kandi turagushimira kuri komenti zawe za buri munsi. irire kuzashirekana mu gihe nawe turamusuhuje ari za Rwamagana. abo bose reka mbasuhuze reka dusimukire Warikare ariko ntabwo ari kure cyane ka gace n'ubundi turimo ko muri Banyungu ni hariya hafi za Gashebera aho ngaho hafi za Gasheberi naho habyukiye imirwano idasanzwe. urabizi ko Gasheberi izitwa na mama 23 ukamanuka uri kujya hasi za Kibati. wagera hepfo za Mingazi irimo FARDC na za Wazalendo. hejuru mu misozi harimo umusozi wabagamo Colonel Sadiki wa FDLR. muri uwo musozi hari igice kimwe gifitwe na Wazalendo n'ikindi gice gifitwe na mama 23. ni ukuvuga ngo ariko bwana Bemba mu musozi wa Gasopo tutarava ahangaha hari umwana w'umusore uri hariya kuri front hariya Mingazi. ejo yarampamagara arambwira ngo ngusuhuze ngo ntabwo akuzi ngo ariko ngo uburyo ngo yakumvisemo ngo uburyo uri kuvuga hariya hantu ngo ahubwo ngo yagize ngo niwe waguhamagaye ngo niwe ngo mwaganiraga. ndavuga ntaho hantu imboni tuba tuzihafite dukurikirana buri kimwe cyose. ati uwo muhungu ati Bemba kabisa uzamunsurize cyane. yampamagaye mu masaha y'isa 11 z'umugoroba ari kumbwira ko n'ubundi ngo biteguye aduye arimo arambwira gahunda ukuntu zimeze. ariko kandi wakomereza aho ngaho nuko nari mise mbyibuka nkibuka ko yavuze ngo nzagusuhuze numva ko nanjye ntagomba gutambuka ntabikubwiye. yego muvandimwe nanjye umusurizo ngira ngo nakomeshe. yego noneho muri cya gice cya Gasopo urabizi ko harimo za Wazalendo. hari umunsi baje gutanga ibyo kurya n'imiryango mpuzamahanga baza kudestabiliza hariya ndetse abaturage bati ibyo kurya. ni ukuvuga ngo muri iki gicuku cyatambutse Wazalendo n'ubundi baje hariya za Gasheberi ariko ikibazo cyabo baraza bagakubitwa. noneho ikintu kiriho hariya hari umutwe witwa ngo ari Maka. witwa Maka ni Wazalendo witwa Maka nawe porokamye nemo Rwanda w'umujenerali yitwa ngo ni Maka ngo niba ari musoma ngo zahu yo Kongore sinzi ukuntu ko yacise. ngo na zahu baza gushaka kwataka n'ubundi ari za Gashebera ko basanga intare za Sarambwe. intare n'intare rwose niyo yabisinziye ni igisinzira buke kareka barabakubita. noneho hariya habereye n'ubundi imirwano kuko bariya ni akavangavange abo bamayimayi ba Maka ni akavangavange k'abanyanga ndetse n'abahungu. ni ukuvuga ngo bahageze bose barakubitwa abantu amacakari kabisa. ndimo ndabona imboni yanyandikira avuga ati ngo bari bagizwe n'abo ba Maka ngo bafatanyije na APSRS ngo nabo ngo bagaba igitero ngo mu gace ngo niba ari kitwa ngo niba ari Buweni. ngo Buweni birumvikana tayari ni muri groupe ya Ruberike muri secteur ya Wanyanga. ni muri Ruberike kabisa. urumva ko ntabwo byoroshye hari akaragaca ariko umuvandimwe akaba yaje kumbwira avuga ati buriya ati abangaba ati ntabwo turabapangira. ariko hari ukuntu uganiriye n'intare wumva ukuntu bakubwira nawe ukumva bati ngo barengwa ngo uretse ngo kurasira ngo ku birometero ngo ubundi ngo iyo twabegereye ngo iyo bagerageje kutwegera ngo nibyo biba ari sawa ngo ubundi ngo babatinya kubi. hari umuntu wese kumbwira arambwira ngo iyo Wazalendo bagufashe ukavuga ngo lakini ngo kunywa mina acha kubare ba papa ba makasi aja wananubwo n'ibyo yarafite byose ngo arabitagwa kiruka barabitakiruka kabisa ngo icyo kintu ngo ubwo bamaze kububabikamo ku rundi rwego. Doke ngo nabantu muri mwareza cyangwa mu bwonko bwabo bakozwemo ubwoba babitswemo n'abantu b'amakasi ngo kuko ngo ni mujisho ni wabonye
nabonye ibintu babakoreye hariya hafi ya za Kabare ndetse no mu bindi bice byajya muri Sud Kivu. hariya ho kabisa. Aragatipe kamwe nabonye kari kambaye agapira agatishete kenda kuba ubururu. Ewane uriya mujama yibajije uburyo bamurashe. Yari yambaye teni, yari yambaye hasi teni yanoza ya FRDC. Yambaye na sentire iriho igihanga cy'intasi. Niba bakurasa n'imyenda ikavamo ariko akabako kamubwenge ikintu cyanangaje guhera ku kiganza kugeza mu bitugu harimo amasasu ngendana yabaze amasasu 9 ni ukumushona agiye atondekanye nawe ati baba bari kumushona bya biri kugenda uti noneho kuva mu ijosi nasasu yabonye burya by'umutwe ngenda namurebye neza nagenda nkajya muzuminga nuko kumubinda bitananiye kugira ngo ndebe no kundi kuboko noneho kuva mu ijosi kugeza donke kino gice cya poitrine ijosi kumanu donke guye utari wagira kunda yego hari harimo amasasu 16 ntabwo biba byoroshye ahubwo muri cyo cyari cyambaye ipantaro hari harimo amasasu 7 ndavuga ati uno mugabo niba ari umugabo niba ari umusore uwo muzarendu bamurashishije mbunda yamurashe amasasu agera muri 50 ari umuntu. urumva ntabwo biba byoroshye. Abakunzi bacu tubabwire wenda ku mbuga zacu bagomba kujya abatwandikira nyuma tukabashyira ku mbuga zacu akaba ariho bajya babirebera ibyo ngibyo kuko aha ntibyemewe rimwe na rimwe no kubivuga nyine biba binagoranye ariko byumvikane ko nta birenze. Ngerageza kubivuga amacaca kuko sinzi kugira ngo byihanganire kutabivuga birangora. Wabonye kandi nagaruke kuri iriya nkuru y'ibyo mama 23 yakoze umuganda ejo kubarasa bagakura donc isasu nagukubita ugakuramo ipantaro isasu bakakurasa ugakuramo bote isasu bakakurasa ugakuramo botine ugakuramo umukandara. Ntabwo biba byoroshye reka wenda duhite wenda ahangaha muri Warikare duse n'abahavuye tujye muri Kivu duhite dusimbukira muri Kivu y'Epfo. Reka dusimbukire hariya muri Nuza kwanza mbere uko tujya muri Kivu y'Epfo. Hariya hari ibitaro Dani Centre de Santé yabashije gupiwa gusahurwa yego gusahurwa na Wazalendo. Reka namaze nayivugaho akanya gatoya n'abantu nabo babimenye. Iri niyo bita Air de Santé ya Musheberi. Iri muri zone de santé ya Birambizo ni muri territoire ya Rucuro muri sheferi ya Bwito. Wazalendo muri iri joro baje basahura imiti na matera. Basabuye imiti na matera uri kumva ko babijyanye mu ishyamba handi bo yishe. Ibi ni byaje gutangazwa na ahadi uwihoreye pitiye ni infirmier titulaire w'iriya centre de santé. Yego. Yavuze ko n'abarwayi barimo bahise batransfere muri hopitale ya Mweso ni muri territoire ya Masisi kuko nta muti babasigiye yaba na paracetamol. Urumva wabaturage bariya les habitants de Musheberi ngo abaturage bariya muri Musheberi baragaya cyane Dominique Ndaruhutse na General Mbitezi na General Safari bakomoka hariya ariko bakaba batifuza amajyambere y'iwabo. Abo ni abajenerali bo muri za Wazalendo. Yego. Banagaya cyane ibikorwa Wazalendo cyangwa bo muri semuse bakomeje gukorera hariya bidibasira uburenganzira bw'abaturage b'abayinosa kabisa. Ibyo nibivugwa n'abaturage ngo baragaya cyane semuse uburyo iri gukora sinzi hano ngo ampéril la vie de centaines de personnes innocentes. Uri kumva yuko abaturage doke bagaye cyane bwa busoresore bw'iwabo ariko bwa batomi na buriya bwose buri gukora ibidashoboka ngo kugira ngo bibe na paracetamol bazijyane bakure n'abarwayi kuri matera bazijyane.
Kibazo gikomeye cyane, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Wazalendo, Shemuse, Nyatura, Mayimayi, ibi bikorwa murimo kuko bizabahesha umugisha. Ikindi kintu kibabaje rero bavuze, hari abarwayi b'abakobwa babiri babaye viyore na Wazalendo hariya muri iriya RD Centre ya Musheberi. Abarwayi babaye viyore mon frere, ibaza iki kintu. Ikibazo gikomeye cyane. Ahubwo ndikumva ugize agashyi. Oya, birumvikana iki rero cyababaje na mama 23 bikaba byatumye mu magurupe amwe namwe nkaho za Musheberi hano Mutanda muri sheferi ya Bwito babwirwa ko hari uduce bagomba kuba bavuyemo kugira ngo hakorwe operation, kuko ari amazone operationnelle. Amakuru akatubwira ko ngo babwiwe yuko bagomba kwerekeza bakikosantra aho ngaho Kibirizi, abenshi bakaza Kibirizi, bari muri axe ya za Mutanda bakajya Gikuku, abandi bakajya Nyanzare, abandi bakajya aho bita Bwaranda. Ngo nibyo bice bagomba kwerekezamo ngo kuko n'ubundi ubuzima bwabo buri mu kaga igihe cyo mama 23 itarakora ama operation muri bira bice. Urumva ko niba batangiye kwinjira mu bitaro kandi hospital buri ikintu cyitwa ibitaro na Amazon aba ari protege n'amategeko mpuzamahanga, abantu baba bagomba kwirinda kugira icyo bakoraho. Rero iyo batangiye kuyinjirira kiba ari ikibazo gikomeye cyane bwana Bemba. Yawe biranababaje cyane rwose. Yaba wa mugani narabyumvise mu mategeko mpuzamahanga y'intambara ntabwo byemewe kwinjira mu bitaro. Iyi bitaro ntabwo biba byemewe kabisa. Burya n'abantu benshi, ariko se iyo n'amategeko mpuzamahanga y'intambara ugerera muri za Ukraine baragenda za Hamas bakabombarira ibitaro bakica. Niba rero bino amategeko mpuzamahanga abera no muri Afurika gusa. Sinkubeshye, ni amategeko yashyizweho buriya nizo za convention ya Geneve ariko ntiyubahirizwa. Dusigaranye iminota mike gusa, 4 nyemerera, ni hafi 3, ndabona ni iminota hafi 3, nyemerera duhita dusimbukira muri Kivu y'Epfo kugira ngo iminota 3 urangirana tutaragira icyo tubabwira muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu ni ibice bigiye bitandukanye. Ubona ko ari ibice n'ubundi bya birimo imirwano. Wabonye ejo bundi hariya muri Sud Kivu uburyo barasiye za Wazalendo ndetse na FARDC na za FDNB. Nuko ngo hariya mu nkengero n'ubundi za Minembwe, igice kiri muri Walungu. Naho n'ubundi muri iki gitondo hakurya kuri Biraro Mbiri abyutse havuga imbunda z'isapusi. Zirimo zirumvikana, wenda zirimo zirumvikana kandi ziremereye rwose muri iki gitondo. Amakuru ariho rero ngo nuko ziriya za FDNB burya ngo barahatakarije cyane, batakaza n'abaofisiye. Noneho ngo bavuga ko ngo imirambo yabo bagomba kuyijyana mu Burundi. Noneho babwira ngo abandi ati mugende mwebwe icyo mwakora cyose, kuko ahantu hahaguye ngo abantu benshi hariya aho bita kwirumba bavuga ko bagomba gushakisha uburyo bushoboka bwose abo baofisiye bakabakuramo imirambo yabo bakayijyana mu Burundi. Wabonye ko no ku munsi waje bwana Macacari muri kaka hari akavideo kamwe kari kumwe n'aya mafoto. Yego, hari abasirikare bari mu bwato bapfuye bari kujyana manzi aribo ba officier. Harimo abaofisiye bamwe n'abandi abandi basigayeyo bari kubambutsa muri Tanganyika bari kubajyana mu Burundi. Nuko ngo hari abandi basigaye none bashaka kugira ngo bagaruka kongera kubatwara, cyakora barakubititse. Bikanongera mbikubwiye. Oya, barakubititse bya hatari bwana Bemba. Ndabona iminota itugendanye, ndumva wasezera ku bakunzi bacu, ahubwo aya makuru yahariya turaza kuba tuyinjiramo kindane makuru yacu ataha. Mu makuru yategiye kuza mu kanya kagiye kari imbere. Turarikira abakunzi bacu gukora subscribe. Wabasezera? Yego, reka mbifurize kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga.
kandi n'abadivantisite munsi wa karindwi mbifuriza kugira isabato nziza, abagira weekend nabo kugira weekend nziza. Saba urakoze cyane, turabashimiye rero, murakoze cyane. Hanyuma amakuru yacu yo nk'uko mubibona nakagaruka, gusa hari inkuru ivuga ko ngo mu gihe abazalendo na FARDC bishwe n'inzara bafite ikibazo gikomeye cyane, uwitwa Christian Tshisekedi mwene nyina wa Chirombo yafungiwe Dubai, yamaze kubafatirwa Dubai ngo afite miliyoni 2 z'idolari zirenga, ngo ayo mafaranga yo yari yagiye ngo kudepansa cyangwa se ngo guponda muri konseri ya Fally Ipupa. Uyu Fally Ipupa ni umunyamuziki w'umukongomani, muramuzi, arakunzwe cyane, aho ngo uyu mwene nyina Tshisekedi yagiye mu gitaramo cya Fally Ipupa afite miliyoni 2 z'idolari ahangaha muri uyu murwa mukuru wa Emirate Arabi cyangwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Kugeza ubu ngubu bikagaragara ko muri axe ya za Irambi za Katana abazalendo bagiye gupfa, bari kwicwa n'inzara, amarira ni yose ntiwareba. Turabashimiye rero, amakuru yacu nakagaruka, bye.